uzi umugabo agaramye wangize ukamujya hejuru kuba bimeze neza, uyicaraho wamara kwicara wangize ukanyonga uyicaraho wangize ukanyonga ariko abakunzi ba Ituze TV Media kanya mugiye kurikira buryoshye. Ijambo izina buryohe ahantu ryaturutse buriya abagabo bari mu sonce wese asigara ndangarira mukundangarira rero niyangiyeho nagamva umugabo ngiye waturuguye niyo mpamvu banyise buryohe. Buryohe ryavuye ku mugabo yaraje aza kunyita aziko nyine nyirakana ko mu rugo ntazi ibintu byo guswerana. Mukuneta mbwiye ijambo ngo doge nese mbikora n'ibitanga uzi umugabo kugira arangize byavuye kure noneho kugira mvire mu nzu buriya positeri bita doge abagabo barayikunda kandi nanjye mba numva ari ingerezayo kanze yibeke ukuntu bimeze. Urahina gutya umugabo akuri inyuma noneho warangiza ukamuha ariko ukamuha akagezayo we agufasha no gutya mu mugongo noneho hari igihe umuha gutya no kumusoma. Positeri aba ari nziza muri positeri zose zibaho ariko buriya umuntu aba uwa mbere n'uwa kabiri hakaza n'indi positeri bita inyonga. Wa mwungana wa Mico The Best ati n'ahamanuka aranyonga hose wamanuka wazamuka uyicaraho warangiza ukanyonga ariko uzi umugabo agaramye wangize ukamujya hejuru kuba bimeze neza, uyicaraho wamara kwicara warangiza ukanyonga ukanamubyinira ukayibyina ivuye mu mudita ipfa. Ubu niwe buryohe nababwiraga buryohe umva ahubwo urebe kino kiganiro kuri sabo na share.